ukuvuga ngo rero ihita wibaza aho hantu hose aba bantu bafite sibyo kuramo Goma kuramo yende na Masisi zone agace gato sibyo kuramo naho za no muri Warikare kuko hoho Warikare bura nini cyane ni nayo nini muri territoire za hariya kuko yifite 27 ubwabyo Warikare iruta u Rwanda ubundi Jones mubaze kuki mu Ventura idafata Goma izahafata n'uburyo yimpoza n'ibitekerezo ngo ibabwire ngo mukora ibi cyangwa se ibategeke uko ibindi bihugu bibaho none ariko Trump nagarajyaho ntabwo ararahira ariko azarahira mu kwa mbere ngira ngo ariko ngiye akantu kankanzemo nizo mizayiro ariko nago kanangangamo kuko u Rwanda rugaragaza kandi rwatangaje kenshi ko rugomba kurinda ubusugire bwarwo kandi bifite ishingiro u Rwanda rugomba kurinda yaba ikirere byaba ubutaka byarwo ahubwo ikintu gihari n'ubu ngiye magazeho nuko Amerika n'abo bandi bose bumva ko hakenewe amahoro bakwegera Tshisekedi. Turabasuje bakunzi ba Kaya TV Rwanda, nge ndi Alebente ndi kumwe na mugenzi wacu Johnson Dekezi. Uraho neza? Muraho umeze gute Berte? Naho ndashima Imana twahirukanaga dutangira. Yes. Ako turi kubona n'abantu turi kubona feedback, reka tubashimire buriya iyo ufashe umwanya mu myaka yawe ku mashuri wize kubyo ukora ku bumenyi ufite ukaza dukoze ikiganiro cy'isaha mu munsi ugizwe n'amasaha 28 ukaduha mu isaha imwe two n'iby'agaciro cyane gakomeye cyane muraba agaciro nimwe mutuma tubaha ngaha reka tubashimire cyane reka tubashimire abagaya mwarakoze cyane kandi turabashimiye cyane kandi tubabwira ko tuzakomerezaho tuzajya tubahereza amakuru meza kandi ateguye neza yizewe kandi turi Kigali hari green akazuba rwose buriya abantu muri kutureba twe twikunda ahantu icyatsi Johnson uraho neza ariko aho uvuze kuri ibyo bya green tunashishikariza abantu gutera ibiti kuko gutera ibiti ni ikintu cyiza cyane ibiti bitanga umwuka ngaho kurya amafaranga ya minema oya ntago ari ibyo uraho utararya amafaranga yarema ntago nyaherutse hagataho sinyaherutse nigize kuyashunaho n'ubu bayamaye byaba ari byiza ariko ubundi bw'usibye n'ibyo bya filozofi ubisanzwe dukikije ni byiza cyane umwuka duhumeka ibicanwa iki yewe noneho turi no mu gihe tugira gutya imvura urabona ibihe bisiga byarahindaguritse ukabona imvura irahurudutse ngo pi ariko buriya dukikije ibitunganyije neza ntago twabona abantu barimo barira inzu zasenyutse ntago twabona abantu barimo barira ngo ngewe ngo isuri yatwaye ngo imyaka yanjye uku nuku tunasaba abantu kuzirika ibisenge muri ibi bihe by'imvura yego turakomeje mu karere nibyo aka East Africa hose tuwaciteka tuhere muri Congo yego bimeze bite muri Congo uyu munsi ndumva twahera ku mapambano twahera ku mirwano irimo ihuza umutwe mu 23 n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Chirombo no kuvuga ngo FRDC n'abambari bayo ninge mbabwira abambari bayo ni bari abawazarendo ni ingabo z'u Burundi ni bano bacanshuro barimo aba Wagner harimo nabandi baje batandukanye barimo Sadek urumva harimo nabaruharwa FDR bavuga ngo Sadek netre gutese kuri ahubwo we dushirireho umucyo nabo netre Sadek netre rero buri yisa bambari ba Congo ubyihaye nyiti itariyo uzi impamvu iyo Sadek bari netre Sadek ibiri hagati ya M23 nabo barwana ariko Sadek ifatanya na leta kurwanya M23 no subwira netre he nyine niko bavuga ariko siko biri
ntago ariko biri kuko kugeza kano kanya uzi ikintu cyatumye nuziva hariya za ngabo za East African zimwe zabaga hariya yego bavuye hariya Congo yabirukanye kubera ko ngo batarwanyaga iki M23 none bakavuga ati twebwe amasezerano atuzanya hanga nagara kurwanya M23 nayo kujya hagati y'abarwana nagara yo gusambura abarwana no kugira ngo tujye hagati tubafashe ibijyanye n'amasezerano y'iki y'amahoro Sadek rero kugenda hariya yoyo nago iri hagati y'abarwana nago yagiye kunga ahubwo yagiye guha umusada ubutegetsi bwande bwa Cirombo uwo musada rero batawubaha nago baharara niyo mpamvu uvuga kare abambari n'abambari ni mahwi sinzi ntabwo bari byo Jones gute se bavuga ko ari netre nabo ngabo nabo netre ukuvuga ngo bavuga ko Sadek nayo nyine nta bantu turavuga ibivugwa n'abantu bati buriya na M23 na Sadek yayifasha are ibitekerezo by'abantu buriya reka ibitekerezo by'abantu turabyubaha ibitekerezo by'abantu tubiha agaciro turabyubaha ariko siko biri Sadek irwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo n'abambari bayo uyu munsi rero bihagaze bite uyu munsi rero kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki 11 hari imirwano idasanzwe hagati ya FARDC na birumvikana na M23 na hitwa Shonyi na Kavumu ni muri territoire ya Rucuru hakongera hakaba no kuri axe yo muri Pinga abahungu bahagaze hejuru ku matopu bacunganye n'abandi gutya yego biraza hari icyo biri butange mu buryo bwo kugira ngo M23 yagura tundi duciho rifata ntago kameme ntago bashoza iyo mirwano cyangwa bayishozwaho kugira birangirira aho ngaho hariya habamo ibintu bibiri iyi mirwano iri miba birangira M23 ifashe igice cyangwa icyambuwe nimba cyari kiri mu maboko y'ubutegetsi bwa Kisekedi birangira uruhande rwa leta barwirukanganye cyangwa narwo rwakwihagararaho narwo rukirukangana bari abahungu attention hari abantu bahora bumva ngira mirwane bera hariya bakagira ngo M23 herutse ikubita nayo irakubitwa ndarakumva kuko abantu barasana ntago barasa amashaza nabo ni amasasu hari igihe rero byanga nabo bakagira iki bakabagurukana ariko kuba barimo barwanira muri ibi bice byahereye ku munsi w'ejo urumva aho abarwanyi ba M23 n'ubundi barimo barwanira mu mudugudu wa Ruginga urumva ahitwa Kabaya ni mu bice bya za Rumangabo nukuvuga ngo rero kuba baba barimo bagenda bahondagurana kuriya hari gihe bamwe bapusa abandi baca imbaraga iyo barushije imbaraga bavamo aho ngaho nukuvuga abavuyemo aho byanga bikunda urumva baba bagize iki baba bahambuwe rero nimba M23 ibambuye igice biza mu kongera bwa buso bwaho bafite isubundi Jones mubaze kuki M23 idafatago izahafata kiza kirahari none se ubu ahantu M23 ifite nagoma ikinini dushanyirije uzi Congo ura nk'ahantu M23 ifite ifite superficie ingana tugiye muri superficie rero haba ari hanini cyane haba harusha Rwanda ngo eka ntabwo ngenzi muri Congo kari wowe habaye wakoreye kari wowe bahaga n'akazi ndi kukubaza ariko nago yari faveri nago yabaga ari faveri nyine nuko wabaga ari icyo ushoboye nago yabaga ari faveri yabaga kabaga ari akazi reba neza muri kamera ndimo ndayirebamo nta kibazo mubaze ubundi hari n'abantu rega twumva ngo M23 yafasha hano tukagira ngo ni nk'umudugudu w'i Kigali oya nago ari umudugudu iyo yavuze ngo ubundi nk'ahantu region ikontororwa na M23 ubungu ingane
sasa rero kuvuga ngo kora estimation byangora kuko ubu kuvuga ngo M23 ikontorora igice kingana uko nguko biragoranye. Reka nkubwire uburyo bigoranyemo. Ubu dufate turi hano mu karere ka Nyarugenge. Akarere ka Nyarugenge karimo imirenge igiye itandukanye. Ushobora gusanga M23 ifite umurenge wa Muhima, sibyo? Ifite nundi murenge wa Nyarugenge buryo baho cyangwa Nyarugenge. Umurenge wa Nyarugenge baho. Ushobora gusanga ifite nk'imirenge nk'itatu ahangaha, ariko hepfo nko mu murenge wa Kigali hari agace dafite. Ariko ikongera ikagira agace kari inyuma yaho. Ikongera muri Kamonyi. Tuvuge murenge wa Kigali gani munini. Murenge wa Kigali ni munini. Cyangwa dufate ikaba ifite umurenge wa Kigali, ifite umurenge wa Mageragere, ifite umurenge wa Muhima, ariko ariko idafite yenda Kimisagara n'urugero. Nukuvuga ngo ugasanga na kantu kaba karimo hagati. Noneho abo bari muri ako kantu n'ubundi ntacyo bahamaze. Urumva? Noneho ukongera ukareba ugasanga muri Kicukiro ifite ibice ibi nibi. Niyo mpamvu hari igihe uzajya kumva wumve ngo imirwano ya M23 na FRDC yabereye mu gace kanaka. Tunaza ako gace ko nubundi kari hagati byagenze bite? Ahandi barahabatse. Nako barahabatse. Bagenda bafata ibice by'ingenzi biri strategique. Ugasanga noneho hari ibindi wo bagenda bagafata akabyihorera. Ibyo bice by'ingenzi biri strategique abari ibi. Nk'ubu n'urugero M23 irimo iragenzura igice hafi ya cyose cya territoire ya Rucuru. Sibyo? Ikongera ikagenzura igice kinini cya territoire ya Masisi. Usibye haraza Masisi zone no bataragera. Ariko nabo bari hafi yawo. Kuko ugiye kureba nk'ibice bajye bafite haraho za Bihambwe, za Bibwe, za hose na hano bafite. Ukongera ukareba ubu binjiye no muri Warikare. Sibyo? Nukuvuga ngo ubwa Kivu ya ruguru barimo barwaniramo. Bafite ibice binini. Kivu ya ruguru ifite territoire enye. Ni territoire ya Nyiragongo, ni territoire ya Masisi, ni ya Rucuru, ni ya Warikare. Sibyo? Muri ibyo bice byose territoire byibura badafite badakontorora nka 20 ni ya Nyiragongo. Kandi nayo impamvu ari Nyiragongo nukubera ko ari agace k'umujyi w'iki wa Goma. Ariko ahandi hose ubu basigaye bahafite. Kandi ubwabyo Nord Kivu ya ruguru ifite ubuso bungana na kilometero kare 59,900 na magana. Icyo kintu urimo uracyumva? U Rwanda burya rufite 20 na kangahe? 28 ngira ni bibuka. 26,338. Ukuvuga ngo rero ihita wibaza aho hantu hose aba bantu bafite. Sibyo? Kuramo Goma, kuramo yende na Masisi zone agace gato. Sibyo? Kuramo naho za no muri Warikare kuko hoho Warikare burani nini cyane, ni nayo nini muri territoire za hariya kuko yifite 27. Ubwabyo Warikare iruta u Rwanda. Warikare ubwabyo iruta u Rwanda. Iriya territoire ya Warikare. Noneho uhita ukubitiraho noneho nibamanuka bakegera hepfo gatoya bakegera muri iriya ntara ya Chopo. Chopo abatabizi ni Gisangani. Kuko ubundi bwo yari intara nini cyane baza kuyikatamo Howere, Bawere, Chopo ndetse na Ituri. Urumva rero bari abantu bafite ahantu hanini cyane. Bafite ubutaka bunini cyane. Kuvuga ngo rero ngo nuko iki badafata umujyi wa M23. Icyo gisubizo nge ntago nagisubiza igihe nikigera. Plutôt umujyi wa Goma. Igihe nikigera bazakimbiza General Major Peter Chirimwami. Uyobora Nord Kivu bamukure muri Goma kuko buri Goma niwo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Bari abo ni strategy zabo bazi uburyo bazabikoramo. Ariko byanga bikunda nozukeka ko bataryamiye amajanja. Discours zabo ntago ugizumva. Bazabereka rero. Undenze none se hari abavuga ko abona Donald Trump aratowe bavati se u Rwanda barushinja ko ruri muri Congo. Donald Trump uyu mugamba arawukomeza. Trump ambo buriya rero ibintu bya leta zunze ubumwe za Amerika igira uruhande ihagararaho. Kandi urwo ruhande ntago rukurwaho n'umuperezida watowe. Bikurwaho
n'uburyo baba basetinze ibintu byabo, kuko ugiye kureba igihe gishize nuko Amerika yo yagiye igaragaza impande zayo ariko ikamera nk'abantu bari hagati, kuko Amerika ifite ibyo ikorana n'u Rwanda, icyo ni icya mbere. Amerika ifite ikikorana na RD Congo, Amerika ifite ikikorana n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Nago rero ari ikintu cyiza ngo kita gishyirwaho na perezida runaka. Buri gihe tubona amatangazo basohora, akenshi bagaragaza ati iyo ntambara muyihagarike, ariko ukibaza kuki idahagarara. Amerika kari umupolisi w'isi, kandi ibyo bintu barabivuga. Trump yatowe, yego hari benshi bamufata nk'umuntu uri aho ibyo avuze ahita abisoza, ariko byanga bikunda iyi ntambara ifite uburyo irwanwa. Iyi ntambara ifite abayirwana. Abarwana iriya ntambara yo muri Congo ni abanyekongo babiri, sibyo? Ni abantu bavukana, ni umuntu umwe. Trump kuza ngo agiye kwita ahagarika intambara yo muri Congo, kuri nge ntago bikunda. Kubera iki rero? Uzi impamvu? Igihe Congo y'ubwayo, ubutegetsi bwa Congo butaraha agaciro no kumva ko iriya ntambara ikwiriye guhagarara, nta wundi muntu uzava hanze ngo ayihagarike. Bariya ni abakongomani barwana, my friend, sibyo? Bariya ni abakongomani barwana hagati yabo. Nta mugande ujya kurwana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, nta murundi ujya kurwana na Tshisekedi, nta munyarwanda ujya kurwana na Tshisekedi. Tshisekedi ararwana n'abanyekongo bene wabo. Bivuze ngo rero Trump ntago mbona ko azahagarika iriya ntambara y'abanyekongo. Kuyihagarika mu gihe Trump yakumvisha ubutegetsi bwa Tshisekedi yuko bukwiriye kuganira na bene wabo, naho ibindi ibyo ari byo byose ntacyo byamara. Tugaruke kuri ibi Amerika yongeye kwihanangiriza u Rwanda. Amerika wayibonye? Yego. Yasohoye itangazo usaba u Rwanda ko rukwiriye gukuraho ibintu byose by'ubwirinzi, ngo bihungabanya za GPS zo mu karere. Hariya nahise ninyama. Inyama itangazo se tugusomere? Isomera abadukurikiye, ngiye narisomye. Warasomye? Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zihangayikishijwe cyane na raporo zo kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Isaba ibihugu byombi gufata ingamba zihuse kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Iri tangazo rishobora kuba rije ari nk'irya 24. Iri tangazo rigira riti: Amerika yangakijwe no kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano ibera mu burasirazuba bwa RD Congo, kandi irahamagarira u Rwanda guhita rukuraho abakozi n'ibikoresho byose by'ingabo z'u Rwanda, harimo na sisitemu za Misile ziraswa mu kirere ziva ku butaka, izo bita surface to air missile systems. Kandi twibuke inyuma Perezida Paul Kagame yashimira Donald Trump ko yatowe. Tujyaneho gato. Tare kumwe. Yaramubwiye ngo turagushimira ko watowe rwose, n'uburyo watorwaga gatwara, n'uburyo wiyamamazaga twarabyumvaga, n'uburyo yimpoza n'ibitekerezo, ngo ibabwiye ngo mukore ibi cyangwa se ibategeke uko ibindi bihugu bibaho. None ariko Trump ntagarajyaho, ntabwo ararahira, ariko azarahira mu kwa mbere ngira ngo. Ariko ngiye akantu kankanzemo nizo mizayiro. Ariko nago kanangangamo, kuko u Rwanda rugaragaza kandi rwatangaje kenshi ko rugomba kurinda ubusugire bwarwo.
kandi bifite ishingiro. U Rwanda rugomba kurinda yaba ikirere yaba ubutaka byarwo. Izo misile karahabutaka zaba zihari zaba zidahari ni uburenganzira bw'u Rwanda kurinda ikirere. Amerika rero iti ibyo bintu mubikureho, ubwo bwirinzi mubukureho. Twongeye twibuke muri bya bintu iyo bagiye Rwanda, Amerika plutôt Congo ihora ivuga ati kugira ngo twambure FDLR. Treat komeye cyane ku Rwanda kugira tuyambure intwaro, nuko u Rwanda rwakuraho ubwirinzi ubwo ari bwo bwose rugakura n'abasirikare hehe muri Congo. Ariko u Rwanda ruvuga ngo aba basirikare nimwe mubabona mwikanga baringa nabahari, ariko ibyo byo gukuraho ubwirinzi byo never atari ndayishimiye. Noneho iri tangazo ryasohotse kwa gatanu ushize, urumva Amerika urumva yongeye gushimangira ko u Rwanda rukeneye guhagarika guhungabanya GPS muri aka karere. Ko njya gumenyaho ibintu by'ubwenge mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, iyo GPS yanyeganyeze ni bwoko ki? Buriya ntabwo bavuga bayirure ku buryo abantu bahita bajya mu bushakashatsi ugasanga bibaye ibindi. Ariko n'ubundi ntabwo Amerika nk'uko His Excellency biriya jambo rivuze ibintu byinshi, yamubwiye ngo ntabwo Amerika gakwiye gutegeka uko ibindi bihugu bibaho. Rya jambo rivuze ikintu kinini, n'ubu ngubu barabyongeye. Muri make Amerika n'ubundi yigije gendarme du monde, yigize n'uburyo rero kuba ubwabyo rya jambo rije rikurikira iri tangazo rije rikurikira yo ibintu His Excellency yavuze. Turaje tubona ibindi bintu. Ariko rero bongeye banasaba Congo gufatira imyanzuro ikakaye FDLR. Wibuke Amerika iri no mu bashyiriyeho ibihano ndengakamere bari abayobozi bake ba FDLR. Yego. Ariko u Rwanda ruvuga ko biriya byo kuba hari ingabo bivugwa n'abategetsi bande aba Congo. Kuko Minisitiri Nduhungirehe aherutse kuvuga ati iyo turi Rwanda biriya bintu ntago babizana, ahubwo twamara kugera hanze bakatavuga ati ye n'abariya bene wanyu no u Rwanda rw'abata. Ariko se ibyo bintu tutaganirira hariya mwebwe mugere Kinshasa buri wese akavuga ibyo ndakavuga ibyo ndakavuga ibye. Rero ikintu gihari cyo nuko kuba Amerika yavuze biriya je mbona ntacyo byahindura, kuko rira tangazo ntago ari ubwa mbere, amatangazo nk'aya ntago ari ubwa mbere aje. Ahubwo ikintu gihari n'ubu ngiye magazeho nuko Amerika n'abo bandi bose bumva ko hakenewe amahoro bakwegera Tshisekedi. Urakoze, ndagushimiye. Uranshimiye? Nawe ndagushimiye.